Darlene ategereje Rugero haza Derrick. Mbaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya ndakwinginze ndagusabye kanda subscribe, ufungure inzogera ubundi usharinge ku nshuti zawe, biraza ko ari by'agaciro kuri twebwe. Nongera kubabwira ko iyi ari channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tunyuzaho ubusesenguzi, tugasesengura tukarebera hamwe uko episode twasoje yagenze, tugasomera comment hamwe, ubundi twarangiza tukakira n'ibitekerezo byanyu byo mwifuza ko twakora cyangwa twahinduka kugira ngo filime yacu ikunde ibe nziza cyane. Rero duherukana muri episode ya 59, tugiye kureba hamwe uko yagenze. Twasize uwitwa Darlene ategereje Rugero nkuko bari babyumvikanye, amutegereje muri restaurant. Haza uwitwa Derrick, ariko mbere yuko tugera kuri Derrick, Darlene yabanje guhamagara Rugero aramubwira ati uri hehe. Rugero amusubiza ko yahuye na kambote yaje mu muhanda, ariko yari yamutegereje igihe kirekire. Ariko reka tuvuge ko ri Derrick. Ese Derrick yabwiwe n'iki ko Darlene ari hariya? Derrick twasize ahaje, ubu dutegereje episode ya 60 tukarebera hamwe ese Derrick yaganiriye n'iki na Darlene. Mwebwe murabona yaraganiriye iki na Darlene, cyangwa se Derrick yagombaga kuba ari hariya ahantu batamutumiye aza yivugishwa turatugambo ndagukunda? Mumbwire muri comment. Ariko si aho ngaho gusa, reka tunyarukire mu rugo rwo kwa Rugero, aho ari umukozi wo mu rugo witwa Kanyana. Twabonye atanga raporo yo muri rwa rugo, ariko ntago twamenye umuntu yayihaye. Ese ni Derrick waba waragiye inama n'ura mukozi ngo ajye mubwira ibyo muri rwa rugo? Ese ninde? Mumbwire muri comment mutekereza ari inde waba uhabwa raporo n'ura mukozi wo mu rugo witwa Kanyana. Mutubwire muri comment turebe uko mwe mu byumva cyangwa mu bitekereza. Tugiye kurebera hamwe rero uwitwa Ngoga tugiye kurebera hamwe Ngoga, aho abagore babiri barimo baramutesha umutwe, baramusajije cyane uwitwa Chanel yamuhaye divorce, ariko ayimuha ari kumwe na Monique. Aho Chanel yaje abasanga mu nzu akababwira ati ese murakundana, muri mu biki, murimo murahoberana, muri mu biki? Birangira amuhaye divorce. Ariko n'undi niyo yari amuzaniye, ntago yaraje ngo bongere biyunge, yaraje ngo amuhe divorce. Ariko si cyo icyo tugiye kuvuga ukuntu Monique yari inshuti na Chanel, bikarangira Monique ari we ufashije cyangwa ari we ushishikarije Chanel gutandukana na Ngoga. Ariko Chanel akaza kubivumbura ko Monique arimo arashaka kumutwarira umugabo, amubwira ati wowe ntago uzi kubaka, nta kintu kimwe uzi usibye kubura aho ngaho gusa, ngewe nkeneye umugabo kandi mfite gahunda yo kubaka. Ese mubona mwebwe Monique biriya bintu yakoze byari ibyo, cyangwa byari byiza kubikorera inshuti yawe mwirirwana urimo uramubeshya bikarangira umutwariye umugabo? Mutubwire muri comment ibya Monique. Tugiye kurebera noneho hamwe uwitwa Jonathan twasize n'ubundi arwaye ari mu bitaro, ariko twabonye ukuntu Darlene amwitaho, tubona ntago bisanzwe. Mwatubwiye muri comment se buriya nta kirimo ra? Mwongere mutubwire ati mubona Jonathan na Darlene bizagenda bite umunsi Jonathan yavuye mu bitaro agasanga nyine Darlene niwe wamujyanye ku bitaro, niwe wamukoreye buri kimwe cyose? Ese ntibizarangira atangiye nawe kumwiyumvamo, bikarangira atangiye nawe gushaka kumukunda? Mutubwire muri comment. Niba uri mushya kuri iyi channel, ndakwinginze ndagusabye kandi subscribe, usharinge ku nshuti zawe, ubundi duhurire muri episode ya 60 tuyisesengura turebera hamwe. Murakoze cyane.